ikaze bakunzi ba Byose One TV, nitwa Byose muri bose. Nditonda n'abanonda barabibona bajya kunonda bagasanga nitonda. Muri ya gahunda yo gushaka talent, ndi kumwe n'umugabo hano muramubona namusanze ahantu mu Bugesera, urumva ni urugendo rurerure. Reka abanze adukubitireho akapira gatoya kugira ngo twinjirane mu kiganiro bimeze neza cyane fresh. Ariko amakuru yawe ni meza. Numvise ngo ariko ngufite indirimbo ngo yitwa Maria. Ese iyo ndirimbo irahari, nanjye narayumvishe numva imeze neza. Ndagira ngo ubanze uririmbeho kugira ngo abadukurikiye bumve ko unarenze nyine, bumve ko ufite impano. Kabisa indirimbo yo irahari, sibye yuko nyine imaze igihe kinini, imaze amezi 9 ikoze audio, ariko video nayo ndibaza yuko nakaruka gastafu gatoya ntago ari ibintu birebire. Ariko imaze nk'iminsi nk'itatu ako kantu bakankoreye, ariko nimba sinzi nimba kaba karaje cyangwa kataraze, ariko mu minsi imbere bazakumva. Ariko kugeza ubu nta manager ufite. Uramutse ubonye manager wahita usinyana nawo amasezerano hanyuma mugakorana. Sasa aririmba kuri iyo ndirimbo Maria, ubundi ibintu bigende neza cyane faster n'abadukurikiye bahita babibona fresh. Begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria. Uyu niwe uzampoza amarira, uyu niwe mfite ku mutima. Begumwana wagira ngo ni Maria, n'uwanjye niyogira umukoraho, n'uwanjye niyogira umukoraho. Begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria. Twahuriye mu murundo, mu buzizi nango yitwa umurundi, nanjye ni itizi nubwo ikirungo cy'umutima wanjye forever, cy'umutima wanjye forever. Ngwino mama, ngwino bete, ngwino mama ngufite ku mutima wanjye. Ngwino mbera kamodoka, nanjye nkubere makanika, ambera kamodoka nkubere makanika wawe. Begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria, begumwana wagira ngo ni Maria. Uretse gato none se kuciriye wabo Kaba ari ukugira ngo akadodo iyo kanze gufata ntabwo ibiri kuvuga. Ariko kaba ari iyo kashyushye ntabwo kajya gafata. Indirimbo yari imeze neza cyane fresh, enda abantu banayumvishe. Reka tube dusohokeye waho, uraza kubaha n'izindi ndirimbo nyinshi kandi zimeze neza. Ubundi ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ubundi njyewe akazi kose gatandukanye. Akazi kose gatandukanye ni ukuvuga ngo uri umushoferi, uri n'umuhinzi, bimeze bite? Akanshobokera kose njyewe niko nkora, ko mbona sibyo ko ubushoferi, ariko ibindi byo ndabikora. Ariko uranasetsa cyane. Gusa tabajya byo bishobora kuba byashobora komederi, kuko njye wena no bukomederi sinashobora, sinzi nimba iyo mpano nayo nayigira. No komederi wabibaye. Nabyo ari ukuntu burancwa yenda kuba nabisaba. Abari sawa cyane. Noneho ndagira ngo dushimishe abadukurikiye kugira ngo baze kubona ko wa muntu turi kumwe ari umuntu ufite talent, ari n'umuntu ukeneye kugufasha. Ufite telefone?
telefone yo ntayo. Telefone ntayo. Wenda uzakenera kugufasha azankoringa. Jewe ndahaza ahantu banzaguhuza nawe, sibyo? Ariko na telefone ushobora kunshakira wenda hari rimwe na rimwe nkunda kubonekaho. Urabahamagara kuri 0791 Subiramo iyo nimero ubundi bazagushakeho ubundi ibintu bigende neza cyane. Ni 0791 Okay, noneho sasa kugira ngo muri wa mucyo kugira ngo wabo ugaragaze impano yawe, ese uririmba cyane, ese ubundi reka maze mwebarize igisupusupu mufata ute? We mufatanye nk'icyamamenyere nkuko ari we yabanje kuri byose, kuko nta wundi muntu ujya wiyumvishemo iyo talent kuba yakoresha ibikoresho bya Kinyarwanda. Ese wowe kukoresha ibikoresho bya Kinyarwanda ukoresha iningiri, nzengi yumva igisupusupu akoresha umuduri. Ese urumva ushaka kumufataho nk'icyitegererezo, urumva umurusha kuririmba cyangwa se urumva ushaka kugera ikirenge muke? Gusa ibyo mbaje nibyo, ariko kujya mu ikirenge muke byari ngombwa. Ariko imana nshaka nyine wanzamba nkuko nawe bamuzamuye, ariko gusa ibikoresho byanjye nawe biratandukanye, kuko mu Rwanda ndibaze yuko nta abantu benshi bazi gukoresha iningiri, ariko umuduri wo uroroha. Njye narebye mbona ninjya gukoresha umuduri hari benshi bashobora kuba bawuzi cyane, bitamo iningiri. Iningiri nayize amezi 6 yose arashira. Amezi 6 yose? Ubu njye nabonaga nanjye nakuba gutya bibonere gakondo. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byavamo. Sasa kugira ngo tubumvishe n'ubwo buryohe bw'iningiri, banza uyicurangeho ubundi twimanukire. Ijwi ryanjye nawe ryakubaka igihugu, uruhare rwa buri munyarwanda rurakenewe. Ijwi ryanjye nawe ryakubaka igihugu, uruhare rwa buri munyarwanda rurakenewe. Muze dufatanye twiyubakira igihugu, uruhare rwa buri munyarwanda rurakenewe. U Rwanda rw'abanyarwanda mu bindi bihugu uko ruri imbere cyane maze mu iterambere. Kameze fresh cyane. Ari ukuntu numvishe ugera ugahamagara muri iyo ningire yawe ukavuga ati kanaka tiye aka kantu akankorera. Ubundi njye nitwa Musabyimana, baramenyereye cyane nyina comedy kuri cyano n'izindi cyano. Nitoza gukina filime kwa Mama Nick ukinira Stimate. Ndagira ngo noneho baze kumenya izina ryanjye bwite fresh. Mu minsi iri imbere bazambona ndi umuhanzi nitwa Elize mwenyewe. Aba bose tuyuhura kugira ngo natwe dufashanye tuzamurane, ubundi turebe ko twagera kure. Ndagira ngo noneho uhamagare mu ningiri ugeti bino nkabwira nyine nawe uri umuntu w'umusani bikoresha Ningiri yanjye. Aba bantu rero bari kumwe n'umunyamakuru. None se buriya we ngo witwa ngo iki? Witwa Nikolasi. Noneho rero izina rya YouTube wakoreyeho uvuga izina rya nyaryo rero. Iyo ubikora rahira ni ukuri kw'Imana, izeye ko babyumvishe rero. Kameze fresh cyane. Abantu bagukurikiye kuri channel yitwa Byose One TV urababwira iki agakanya? Ikintu nababwira nuko gusa waba ufite uko abibona we yankera inkunga nayo nkazamuka nk'abandi, nayo nkakora umuziki wanjye, kuko kuri njyewe iyo nitahita igihe numva indimo sabona bikopeye ni impano njyewe ubwanjye indimo. Ja rero bakunze bacu twari twimanukiye ahantu bita mu Bugesera
twari twasanzeyo Nicolas acuranga iningiri, tukaba twamuganirije byinshi cyane. Akeneye umuntu umutera inkunga, ndagira ngo ukande subscribe, like, share and comment, ubundi ibintu bigende neza cyane, ubundi tujye dushyigikirana umunsi ku munsi. Duhari kuko muhari. Ciao ciao, ibihe byiza.